kandi indi ndwara barokore mugira mutindaho Imana ivugira ntimutindaho ikorera. Kwiyamya incakura ziza kubaririzaho twize nta kazi zizaduha. Twiyamya incakura ziza kumenya amakuru y'itorero zaranze kuba abanyetorero. Twiyamya incakura ziza kwanariza abanyamwuka ari abanyamubiri. Zo ncakura turaziyamye. Twiyamya incakura zihahira Nyabugogo zikanariza abahahira mu masupamaketi. Twiyamya izo ncakura. Twiyamya incakura ziza kwica ubukwe bw'abana bacu. Twiyamya incakura zidutangira ubuhamya tutazitumye. Twiyamya incakura zijya kuvuga ko tugoramye ibirenge. Twiyamya incakura zitusiga imiti kandi twakoze anniversaire. Twiyamya incakura zinywera icyayi mu rugo iwacu zikiyongereramo nido n'amasukari. Izi ncakura ziranadukonsoma we. Umuntu aragusura wategura amezi ibiryo byahiye kare uzanye igisorori cya mbere uragenda nk'umuntu ufite amabuno. Natwe dufite manini turirukanka ndugu yangu. Natwe dufite manini turavuduka. Uzanye igisorori cy'umuceri, ikifiriti kizahagera umuceri wahoze, ikisupu kizahagera ifiriti hoze. Se uri kwibaza se uyu mudamu ibi biryo ari kubipima muri laboratoire. Nukeneye kugira taye nziza tega ikibunigeho. Ukeneye kugira mu nda zero yisonjeshe bite bigendanira ko. Ukeneye kwaka hite yaka busajya murabona ntaka. Amariyoneri reka dukubita umwuka w'incakura. Turawumenaguye, turawusenye, turawuranduye, turawutesheje agaciro. Yesu ashimwe cyane. Amariyoneri agiye kubanza nk'umwubatsi, vuga ngo nk'umwubatsi. Yesu ashimwe. Haleluya. We yiyemeje kugeza ari igikoresho cy'abubatsi buri kwezi. Yesu ashimwe cyane. Buri kwezi azageza ni igikoresho cy'iki. Mama Lionel karibu rwose. Hanyuma nyuma ya Mama Lionel turaza kuza kumva duhimbaze na Gorete. Nyuma ya Gorete twumve na Nyirapasika. Vuga ngo turakiriye mu izina rya Yesu. Imana igumugisha. Abari online ndabasuhuje bose. Imana ibaho umugisha. Amata yateye ubwoba. Yesu abaho. Reka dukomere Imana amashyi menshi cyane. Murakoze nimwicare mugubwe neza. Imana ibaha umugisha muri abantu b'intwari. Ndabibona ko mwishimye. Nanjye ndishimye. Ariko ngira n'impano yo kwishima. Ngira ngo no mu bintu bituma ngira ibiro byinshi no kwishima birimo. Hanyuma niyo nageze muri aya mavuta y'umubyeyi nabwo numva hari ibirere ndi kwakira, hari ibirere bifunguka cyane. Ndi bubaheho ubuhamya ariko uyu munsi ndumva ndi bukore imvange. Ndi bukore imvange. Igitabo cy'abacamanza igice cya 4 umurongo wa 5. Abacamanza igice cya 4 umurongo wa 5. Aposo yavuga tuba twumva ubundi yavuga tukumva tugataha kuko tumukuraho amateme tujya kwigisha aho atagera mu byaro. Tumukuraho amateme akaze cyane tukajya kuyakoresha kuko nk'uko icyuma gityaza ibindi niko buri muntu atyaza mugenzi we. Kandi hari n'abagabo bajyaga bicara imbere ya Paulo akavuga bagahita bajya kubivuga byabashirana bakagaruka bati byashize akongera akabacaginga bakavuga. Kimwe rero mu bintu biranga umwaposo ufite umwuka w'Imana nuko akongeza abantu bakajya kwakira ahandi. Kandi abimeze nk'umurage yaduhaye wo kugenda kwaka kuvuga kumenyekana nkuko abivuze nkomotse muri ibyo bihugu avuze. Nairobi, Zambia, Zimbabwe, Cape Town. Gukora umurimo w'Imana wivuga butumwa no gufasha abantu mu myumvire. No gufasha abantu mu myumvire kabisa.
Aposo avuze ijambo rikomeye cyane, yavuze ngo hari igihe umuntu aba ari umutunzi ariko adafite ubwenge, hakaba n'umunyabwenge udafite ubutunzi. Yewe no mu ishuri ndatsinda kuko nkuramo ibintu bikaze nabazwa mu kizamini, ndabizi ko atanze ikizamini kicyazamo. Hari abatunzi badafite ubwenge, hari n'abanyabwenge badafite ubutunzi, ariko icyiza ni uko iyo ufite ubwenge bubyara ubutunzi, ariko ubutunzi ntibubyara ubwenge. Isomo ndaritahanye mama rikomeye, iri ngiri nta muntu wamenyera narifashe, iri narifatana isi, iri ryonyine narifatana isi. Hanyuma igitabo cy'abacamanza igice cya 4 umurongo wa 4 haravuze ngo icyo gihe umucamanza w'Abisirayeli yari Debora umuhanuzikazi Mukarapidoti. Yari atuye munsi y'igiti cy'umukindo wa Debora hagati y'Irama ni Beteli mu gihugu cy'imisozi miremire ya Efurayimu. Abisirayeli bose bajyaga bamusanga ngo abacire imanza. Nayo magambo nshaka ko nifashisha, ariko mfite ibindi bintu nshaka kuvuga, ariko nkajya ncomekamo n'ubuhamya. Ega tugira ahantu Imana itunyuza hababaje, tukazamenya ko hatari hababaje iyo tubona hari gufasha abandi. Kuko wari kumbona muri kiriya gihe ndi guhingira amafaranga, mfite iriya shusho, ntabwo yari kunkekera muri iyi shusho kuri iyi revu, ntabwo yari kwinkekeramo. Ariko muri kiriya gihe twabikoraga, twarimo dukuramo amasomo akomeye, turimo tunacurirwamo icyo tuzaba cyo, turimo tunamenya aho twanakugama imvura iguye. Ubu hari ngo tutakugamamo imvura iguye bitewe n'uko twazibonye mu kigeragezo, kandi twarimo dukuramo amagambo y'ubwenge tuzavuga abantu bagakomera. Rwose pe mu gihe nari narishifonye, ntabwo nari nzi ko mu myaka 48 nzaba ndi ikizubazuba gisa gutya. Hanyuma ubundi muri iriya myaka y'uburetwa no kuzunguzwa, irya myaka niyo twari kumenyekaniramo, ariko ntibyakunda. Niho tsindwa ikizamini cya perime ku nshuro ya 3. Nabwiye afande nteriko muramponda sinoga, wenda nzakora inshuro 20 kuko ndi kurwana n'imyaka yansize. Ubundi ku myaka 47 ntabwo nakagombye kuba ndimo nshaka perime, byatewe n'izuba ryambabuye. Ariko jewe nzakomeza mpaka kugeza igihe ngarura amahirwe yanjye naburiye mu bigeragezo. Ku nshuro ya 4 narayibonye perime, ndayifite ndanayigendana. Sinzitakariza icyizere hejuru ngo y'imyaka y'ibyo bavuga kirazira. Hanyuma rero mu bintu tugiye kuganira bizagufasha gukara, kuba umugore ukaze, kuba umukobwa ukaze, ari byo biri mu byaranze Debora. Debora cyambere arafite confidence zikaze ari umugore banza twaranareshaga nkurikije ukuntu mba namubaze mu mibare. Ashobora kuba arafite itaye yanjye, kuko abantu bameze gutya bariyameniya cyane. Hanyuma mu bintu nshaka kubabwira bigeze wenda nko kuri 3 bitewe n'amasaha nadukundira, harimo ikintu cyitwa gutinyuka. Kuko uyu munsi ndumva nshaka aya mavuta ya Aposo mpagazemo yo kwigisha, ndumva nshaka kwigisha. Hari ibintu nshaka kwigisha, ndumva nshaka kwigisha nk'umunyabwenge. Haleluya. Zimbabwe narigishije umudamu umwe arambwira ati umbabarire mama, nakubonaga bakasa utuntu kuri TikTok nkagufata nk'umukomediye, nkagira ngo nta kintu ugira. Turabifite nuko tuzi ko tubwiriza abantu bananiwe mu bwonko, tunyuzamo akantu ko kubasetsa kugira ngo basi banaruhuke. Ariko ntabwo turi abakomediye, turi abanyamwuka. Tuzi isi duhagaze imbere, yego isi duhagaze imbere turayizi. Hari ukuntu dukubita tutababarira, ariko tugashyiramo na komediye. Haleluya. Nukuri pe, ntibidufata uko tutari. Ubundi hari uko turi,
hari uko twagizwe, ahubwo turabasaba umwanya mudutega amatwi, urumva, muduhe igihe. Kandi ikindi, ibitangaza by'Imana si uko byahagaze mu bantu. Hari ikintu maze kwanga, shaka kuvuga ngize amahirwe ndi kuvugira ku isi. Hano ubundi abari ku isi, aka gatutu iyo tugahagazeho tuzi icyo gasobanuye. Hari imyuka yitugendaho ituvaho, hari ugutwikururwa, hari ukumenyekana, tuzi imbaraga z'aha hantu. Ubundi ino niho nabonye abantu banezezwa iyo dutanze ubuhamya, tukajya ku mbuga nkoranyambaga tukavuga uburyo ba Muyomba badukubise, tukavuga uburyo bamasenge batwangije, uburyo twapfuye, ubona bafashijwe. Ariko noneho twavuga uburyo hari umuntu wadufashe akatugirira neza, akadukiza, akatwuriza indege, akatugurira imyenda, akagira gutya, bikabababaza. Bikabababaza ngo ibyo biva hehe, ngo biva ikuzimu, ibintu nk'ibyo bite byanyu bitariko. Ubundi turashaka ko muduha n'umwanya, apotre baduhe umwanya, ibintu biri muri twe bikore. Mwabujije abantu b'Imana gukoreshwa ibitangaza. Apotre aba mu mavuta azura, aba mu mavuta aguruka, agira impano z'amandiko, ibyo turabizi, agira ibitangaza bikaze. Ariko ibyo bitangaza biri mu bakozi b'Imana, kubera imyumvire y'abantu iciriritse, muri gutuma bidakora. Noneho mugatuma Imana idukoresha ibintu bingana nk'uko mutekereza. Pawulo ageze ino yakora umukwabo. Pawulo nimba arafataga umwitero mushwari, akavuga ati simbonetse i Kigali, munjyanire igitambaro gikiza abarwayi, igitambaro kigakiza. Ariko Imana iradukoresha ibintu bikomeye ngo tujye ikuzimu. Toka uko ikuzimu barakiza wowe, toka ikuzimu. Batanga amafaranga, ikuzimu batanga amamodoka, ikuzimu batanga stile. Toka twamaganye. Nimba ikuzimu batanga ubutunzi, muturangire natwe tujyeyo. Hasoni muratuma Imana idakoresha abakozi b'Imana ibintu biremereye. Rimwe nasengeye umuntu, Imana irambwira ngo ayo macandwa yanyahinduye antibiotique, mucire mu mutwe. Mfata umugabo ndamwubaha, ukamucira mu mutwe ibisebe biruma. Ariko inama zarateranye ngo ngiye kuzimu. Turashaka noneho, umva ukuntu gahunda imeze noneho. Tugiye kwinjira mu birere byo hejuru bikorera Imana. Tugiye gukorera Imana mu buryo bukaze. Kabiri, agaciro k'abantu b'Imana kagarutse. Tugiye gushakirwa n'aba bodyguard bazajya baturinda, kubera ko bigiye kumenyekana. Imana imaze iminsi mu nama y'ibi bintu yanzuye. Imana imaze iminsi mu nama yanzuye guhesha abakozi b'Imana agaciro, bakarindwa, bagakira, bagatera imbere, bagatura mu mazu, kuko mumaze iminsi mwarabamenyereye. Maze iminsi mumenyera abantu b'Imana mukanakabza, kandi ugasanga umuntu ukumenyera nukirwana n'agatenge ka London na bwa bodaboda, nta superi nta grand superi. Urakritika wowe uritoreza ku kagari, ugakritika umuntu witoreza hejuru mu kijepe. No. Tugiye kureba ku bintu bigeze nko ku bintu 4 cyangwa 3 byaranze aba bagore b'intwari tugiye kugenderamo muri uyu mwaka. Ubabaye akajya kurega cyangwa akareba ukundi kuntu abigenza. Icyambere ni ugutinyuka. Abagore n'abakobwa b'i Rwanda mutinyuke mu b'intwari. Gutinyuka ni intwari ikomeye cyane Debora yakoresheje. Aravuga ati uko biri kose jewe ndumva ntemera ko iki kirere kigumya kubudikamo ijambo ngo Sisera. Narihaze mu matwi please. Ijambo Sisera narihaze. Debora afata umwanzuro wo gutinyuka. Umugore utinyuka atera imbere, umukobwa utinyuka atera imbere. Gutinyuka mahazamo akantu ko gufata riske. Umugore utinya riske cyangwa umukobwa utinya riske, gutera imbere biragoye.
gutera imbere biragoye urafata risike ukavuga uti ibyanga byakunda ndayashora nimba udatinyuka risike uzakomeza urya indagara duhekenya isamaki ureba nimba udafashe risike ngo utinyuke uzakomeza uture mu nzu y'icyumba na saro kandi utari umuceri uzagumya uture muri botike nimba udatinyuka uzakomeza ufate amavuta yo muri gare Nyabugogo twe dufataho ku bibuga by'indege tinyuka mugore yatinyutse agera ku bintu birebire mukobwa watinyutse aravuga ati nubwo ntarabona akazi kajyanye n'ibyo nize ariko kugira ngo nicara abasore bamenyere mbura amavuta wenda ndambara iherena rya Nyabugogo nubwo ntarabona irya zahabu ndemera ntinyuke mfate risike njye no gukora akazi ko kubukirina kandi ifite lisansi byo ni ugutinyuka gufata risike mugore akemera akavuga ati ndafata ideni rya banke please nanjye nditendeka ku iduka ncuruza muratinya gufata risike kubera iki muri abagore muzi n'ibyongereza muratinya gufata risike muri beza kubera iki kuki mutinya risike ngo umugabo ngo ndabona ngo umugabo ngo akora ngo reka mbe njera yangaya ngo ntabonye ngo akazi kajyanye n'ibyo nize ngo urumva ngo abana twiganye ngo basanze ngo ncuruza ngo imyembe Nyabugogo ngo bavuga ngo iki yicuruza ugisukaho n'icyongereza urumva neza yicuruze ujye umenya no kuyivuga mu cyongereza ubwira abantu uti ni mango ni mango gutinyuka ugafata risike ugatera imbere kwemera gufata risike uzi kwinjira mu rugo rw'umugore wafashe risike usanga isahani ijyanye n'igikombe aravuga uti umugore yaratinyutse kweri winjira mu buriri bwe ugasanga ikuvureri n'ishuka birajyanye uryamamo ukaruhuka usanga umwana wagize imyaka 7 avuga icyongereza nk'uwakivukiyemo yaratinyutse afata risike ashyira abana ku bigo byiza none uracyarwana na bya bigo byo hepfo aho ngaho umwana mubaza ngo nimwe kongeraho rimwe ati ubanza ari 6 ubanza umwana uti what is your name ni 7 kubera iki nyina ntiyatinyutse ntiyafashe risike gufata risike reka twihute cyane fata risike umunsi umwe umugore umwe yaririsitse aravuga ati jyewe ndafata aya mavuta ndayafata uko biri kose nkurikije ukuntu umwami yangiriye neza ndayasuka ku birenge bye ntitaye ku bagabo bayarebera mu mibare ndafata risike ntitaye kuri ekonomi y'ikintu runaka kuko ndabona nifata ino risike izangeza ku kintu kiremereye afata Yesu amusukaho amavuta amaruna umusatsi we arayahanaguza ba bantu bize imibare batayumva bayigiye mu mubiri ariko itari mu mwuka batangira kuvuga ngo aya mavuta ngo twari kuzagurisha ngo akavamo ibintu biremereye ngo bifashe abakene ngo urabona ngo hari abakene turirimbana ngo nabo turepetana ngo nabo twiganye hirya za Nyagatovu ngo amavuta ngo ari kuzavamo ibingibi toka mugore yamenye risike iri bumugeze ku kintu kiremereye Yesu arebye uwo mugore uburyo yihanganiye risike uburyo yatinyutse aramubwira tumva abo bakene murahorana izo nyakatsi murahorana izo nyerebende murahorana ariko uyu nguyu ikintu akoze kizamenyekana ku isi yose risike ituma umugore abikirangirire ndugu yangu ariko ntabwo nababwiye ko agiye mvuye kuvuga ubutumwa nitegeye indege wewe waba muri amavuta ugakomeza kugenda uhekwa mama muri amavuta turatinyuka mujye munakorera no mu mavuta mubamo urumva neza mumenye gukorera mu mavuta mubamo urumva Imana ishimwe cyane reka turebe ikindi kintu kizagufasha kugira ngo ube umugore cyangwa umukobwa ukaze ikintu cyitwa imitekerereze gutekereza neza ikintu cyitwa imitekerereze hari ukuntu abantu bakuze igihagarara ariko ibitekerezo ugasanga ntibingana ugasanga umuntu mu myaka afite n'ubwenge afite ntibihura
kera aho twajyaga twumva mu cyaro bavuga ngo yakuriye ubusa nk'igihaza, twebwe ntitwaba muri aya mavuta ngo dukurire ubusa nk'igihaza. Ikintu cyitwa imitekerereze itumye abagore iterambere ryabo riba ingume. Imitekerereze yatumye umugore umwe avuga ati yewe maze imyaka 12 mva, maze imyaka 12 ndi mugongo, abapfumu abavuzi bamazeho ibintu byose, ariko nubwo najegeye umubiri wajegeye, imitekerereze ndumva ikiri bo. Iyi mitekerereze igikiri mizima ndayifashisha ndebe ko nagera ku nzozi, ndebe ko mu myaka 12 nta wa 13 ujyaho. Kandi mukanya turaza kurwana n'imyaka tumaze mu kibazo, nta wundi turi bushyireho. Nimba umaze imyaka 5 ukodesha, nta wa 6 ujyaho. Nimba umaze imyaka 7 ukodesha, nta wa 8 ujyayo. Turaje dutangatange imyaka y'ibibazo, imyaka y'ibigeragezo, nta wundi ujyaho. Tera haleluya. Ku myaka 38 ari ku kidendeze, nta wa 39 wabazwe. Turaza gufungira imyaka aho igeze mu kibazo. Haleluya. Tutarabasaya reta koshayideke. Imitekerereze ituma umugore avuga ati aha haracyari hazima, aha nubwo narwaye ariko aha haracyakora neza. Reka ndebe icyo Yesaya yavuze kuri uyu mwami Yesu. Yavuze ko ubutware bwe buzaba ku bitugu. None ubu butware buzaba ku bitugu, ntabwo ndi burindire ko avuga, sindi burindire ko nkoraho. Imitekerereze yanjye ndumva iri gukora neza mu rwego burenze, ninkora ku nshunda ye gusa ndakira. Imitekerereze mizima ituma uyu mugore atahana ubuzima, akoze ku nshunda z'umwami Yesu ngo indwara irakira. Imitekerereze mizima niyo yasobanuye indwara yararwaye. Bibiliya ivuga ko yari amaze imyaka 12 ari mugongo, ariko Yesu amukijije yaravuze ngo wari urwaye icyago, igendera icyago cyawe kirakira. Indwara yarazi ko arwaye siyo, ahubwo yararwaye icyago. Yesu aramubwira ati imitekerereze yawe itumye ukira, icyago kirakize, igendere. Imitekerereze ituma ibyago bituvaho. Undi mugore aravuga ati uko biri kose imitekerereze yanjye mizima ntabwo inyemerera gucumbikira abakozi b'Imana hasi. Ndamuzamura mu cyumba cyo hejuru, ndamucumbikira hejuru. Ubundi uzi ngo uyu ni umukozi w'Imana, mwubahe, mubebeze. Mu bintu bituma ibitangaza bikoreka mu buzima bwanyu ni ukubona umushumba anezerewe ku bwanyu, umukozi w'Imana aseka ku bwanyu. Amucumbikira hejuru, igihe kiragera akana ke karapfa, gapfa ariko imitekerereze ya mama we itapfuye. Amuzamura mu cyumba cyo hejuru, umukozi w'Imana hageze amwubararaho. Niko Bibiliya ivuga, amwubararaho, aramusengera, arazuka. Ariko kuzuka kwe bivuye ku mitekerereze mizima. Jya ubanza utekereza amafaranga nakugera mu ntoki. Wikwigana runaka hari yacururiza, wikwigana ibyo acuruza, wikompeta. Dore ikintu kibica ni kompetisiyo. Ngo ubwo mbonye acuruza alimentation ngo reka mushyira alimentation iruhande, urabyishe. Nta mwijyani ni fomo mu kazi. Banza utekereze, gira imitekerereze mizima. Uvuga utubwa hakubisa alimentation, nanjye nahakubita akantu kanyuranye nayo, wenda nahashyira ifuru y'imigati alimentation ikajya indangura. Biva mu mitekerereze mizima. Imitekerereze mizima ituma ugira ekonomi. Mbere yo gutangira kujya kugura za fondote zihenze n'agakweto wabonye ku cyumweru, imitekerereze ibanze kwigisha ekonomi. Nabika ngahe, nkarya ngahe, ese na sevinga ngahe. Kwiyi sevinga ari itegeko, ikaba itegeko. Kavuga uti ku kwezi nzajya nihembaya, ariho mubura n'uburyo mutanga icya 10 ngo giye ngo birancange. Ari mitwerera abarokore mugira wegewe ngo gutanga icya 10 ngo ni ibintu ngo bimvanga, ngo kubera ngo ibintu ngo nkora ngo ubuse ngo namenya ntanga ngahe. Hako imitekerereze yawe ukungana nturamenya icya 10 watanga. None se ukurikije ayo wize ku kwezi wakwihemba ngahe,
utifobeje ihe umushahara uba ari utangamo icyacumi nurangiza unarenzeho. Hako muzi ikintu cyatumye no mugabo Korogate amenyekana ku isi yose, buriya ngo yazamuwe n'ikintu cyitwa imibare y'icyacumi. Yatangaga icyacumi mu rwego rwo hejuru, Imana iramuzamura iramubwira ngo nzakumenyekanisha. Karagaciyemo ka Korogate sinzi uko kaba kaje, ariko nako karamaze. Hanyuma tugiye kureba ikindi kintu cyagufasha kugira ngo iterambere ryawe riruti ryabo mweganye. Kudakururuka, kugira courage, kugira courage, kugira courage, kutikurura. Ibi bintu ndumva nanjye shaka gushyiraho umubyizi muri aba badamu n'abakobwa, nkababwira utuntu nanjye mwakoresha kugira ngo bize vuba. Kutikurura, uragira gutyo ugatangira akazi saa 2, wowe ukorera leta ko wikorera. Ubyuka saa 1 nkandi, uzi ko ibintu ucuruza hari abantu babikenera mu gitondo cya kare. Ugiye gukingura iduka saa 3, aho uhagereye nabwo uri kuri WhatsApp na za TikTok. Abakiriya 5 ubakira isaha 3. Amashuri mwiza bamariye. Abakiriya 5 nimba utabakira mu minota 5 ngo buri mukino mu munota, ubwo urumva Imana ifite gahunda ko guhabakira senkana izaguha abajyanye no gukururuka kwawe. No gukururuka kwawe. Umuntu aragusura, wategura amezi, ibiryo byahiye kare, uzanye igisorori cya mbere, uragenda nk'umuntu ufite amabuno. Natwe dufite manini turirukanka ndugu yangu. Natwe dufite manini turavuduka. Uzanye igisorori cy'umuceri, ikifiriti kizahagera umuceri wahoze, ikisupu kizahagera ifiriti hoze. Se uri kwibaza se uyu mudamu ibi biryo ari kubipima muri laboratoire. Ese turarya byahoze. Ese ubazi ko ibi bintu byo gukururuka, ibintu byo gukururuka, oya mushyiremo courage. Mudamu wa Obadiya yaravuze ati binabyo. Madamu wa Obadiya yaravuze ati binabyo. Jewe abishyuza banesheje umutwe, abishyuza banesheje umutwe mu rwego bagiye gutwara abana. Ariko ibi bintu ntabwo ninzamo, sindindira kugikanyarira. Ntabwo ibyemezo byose bifatwa nuko Imana ivuze. Ibi nabyo byakerereje abapene ba kera. Mituweli zaza ngo mukajya mu butayu kubaza ko atari Satani uje. Telefone zaza ngo mukajya kubaza ko ari Satani uje. Ejo bundi inkingo zije muradusteresa ngwiraratakaya ngo ntimuzazikingize. Usa ko twazikingije twabaye iki? Izo ba mama badukingije se mu kwezi n'igice n'iki cyose sizo zikaze. Zose ni ingaruka zo gukururuka mu bintu. Ugashaka ko umuntu agutekerereza, itekerereze. Itekerereze. Wowe baragufatira ibyemezo ufite amabere 2 mu gatuza, ufite igihagararo kizima. Baragutekerereza kweri. Umuntu utararangije na segonderi aragutekerereza ufite PhD. No. Oya ariko oya koresha imitekerereze yawe. Ni hehe twabonye ko Debora ajya kubaza umugabo we ngo afate umwanzuro wo kwica Sisera? Yafatiyeho aravuga ati ndamumena, arapfa biramenyekana. Madamu Obadiya aravuga ati ntabwo ndi bugikanyarira, sindi bujya mu cyumba cy'amasengesho. Kandi indi ndwara barokore mugira, mutindaho Imana ivugira, ntimutindaho ikorera. Niyo mpamvu gukira kwanyu binangorana. Mutindaho ivugira, hanyuma ajya kubashaka aho mukorera ikababura. Jya kureba ko ibyo yavuze bikora, kandi nitinda gukora nawe ukore. Ize gutabara ibikorwa, ishyigikira ibikorwa n'igishyigikira amagambo. Haleluya! Umugore aravuga ati jyewe mwishyuza mbere n'aba, ariko hari amakuru afatika atari w'ivumbi yatuma mfata umwanzuro vuba. Ajya kurebera Isa aramubwira ati umva mugabo wanjye mwakoranye umurimo, inzara nyica agashira ibiryo abahanuzi, umwishyuza amereye nabi, gira vuba ntabara. Nimba ari ugupfa nezwe, nimba ari ugutabarwa bize vuba. Ntabwo kandi nshaka ibintu bitinze. Ibintu ni bibiri, menye ko abana bajyanye cyangwa nabawe. Elisa aramubwira ati huta utire ibintu mu baturanyi,
ujya mu baturanyi ntujye kure kuko mu baturanyi nibo bamenya ko byaducanze jya mu baturanyi nibo bahora batuvugiraho nibo bamenya ko badukupiye umuriro niho bamenya ko abana babirukanye ndagutabara abaturanyi babimenye tugiye gutabarwa abaturanyi bareba haleluya tugiye gutera imbere abaturanyi bareba muvuge cyane ngo haleluya aragenda atira ibintu mu baturanyi atitaye ye nababwiye ko ku kintu cyitwa kubara inkuru ndi uwa mbere na Yesu arakinkundira nigeze no kujya kumusaba inzara arambwira ati banza ufate amagambo banza ufate ku kanwa kuko aka kanwa kazavamo byinshi kandi koko kari kuvamo byinshi jewe nababwiye ko nzi kubara inkuru nk'umuntu wari uri kuri tere iyi nkuru nayibaha nk'umuntu wari uhari atira umuturanyi wa mbere erega bibira natwara ibitabo twakwandika kandi twe nituzandika ku buzima bwacu kuko twagiye tubaha n'ubuhamya rimwe na rimwe tunenyuraguramo mukajya munadukubitisha ubuhamya twabahaye niyo mpamvu Imana igiye kuduha ibintu bizajya byivuga tutabivuze umuturanyi wa mbere atiye n'uwa kabiri n'uwa gatatu n'uwa kane atira ibintu binini atira ibintu byo gusukamo ndi umugabo wo guhamya ko bavuze ko yadeprime sinari mpari ariko ndabyemeza shingiye ku gitabo nakwandika nonaha namwe avuye gutira amadomoro atarabitiye natwahitanye ibintu byose biri aha binini harimo ikintu cyitwa depression niko babifata namwe ayahavuye namwe niko yabijyanye bati yikoreye yarunze inzu yujuje aragarutse atwaye n'ibindi ntituzi ikibazo afite apfakaye vuba buriya niko umuntu wapfakaye amera yadeprime ariko batazi ko ari gukoresha ikintu cyitwa imbaraga haleluya arangije yifungirana mu nzu n'abana be akajya asuka vuba vuba amavuta asuka ibintu byose byuzuye asubira kubaza umuhanuzi aramubwira ati genda ugurishe wishyure abantu ubereyemo ideni asigara gutungane n'abawe kandi ikindi nubwo ntari mpari nta mwanya yari afite wo kujya koza biriya bintu ngo abitarure buri muntu amushyiremo litiro y'amavuta cyangwa ebyiri cyangwa eshatu ati namwe murye reka nsoze ariko ngaye uyu mugore w'incakura Bibiliya yagaragaje waryamenye akaryamira umwana agapfa akajya kwiba umuzima amucomoye mu gituza cy'undi nawe udafite ubucakura ariko ufite ibitotsi urumva neza afite ubutunzi ariko ntafite ubwenge bimwe Potere yavuze afite ubutunzi bw'umwana afite ubutunzi bw'uko azi kuryama muri pozisiyo itaniga umwana ariko ntafite ubwenge bwo kusinzira umutima uri ku mwana bamucomoye mu gituza akubitanye n'incakura imaze imyaka ikora umwuga w'ubucakura kandi zibaho zikora umwuga w'ubucakura zirepeta zibaraguza usanga mu rusengero amaze imyaka n'imyaka aje gukritika aje kwanariza aje kwiga ku bantu Imana yavuzeho badahari aje gushaka gukosora ibintu Imana imaze imyaka 10 ishyigikiye ariko muba muri mu biki aje gukosora ngo ariko hano ngo barasenga ngo bakanarya ariko biriya biryo biba byishyuriwe ukajya no gukurikirana aho byishyuriwe Igorogota byishyuriwe Igorogota aha niho hantu umuntu asengera akanarya urumva neza byishyuriwe Igorogota ndugu yangu izi ncakura rero zaje kera z'abadamu mu buzima Imana izakurinde kubana n'incakura zakurinde gusengana n'incakura izi ncakura zaje kera zizi kwica abana bazo zikaza gucomora bazo kandi aka kanya tuzifashe miri muri uyu mwaka tuzifashe miri muri aya masaha tuzifashe miri dufashe miri ubucakura bw'abagore dufashe miri ubucakura bw'abantu tubafashe miri ubucakura bwabo tububurijemo tera haleluya twiyamye
twiyamye incakura ziza kubaririza aho twize nta kazi zizaduha. Twiyamye incakura ziza kumenya amakuru y'itorero zaranze kuba abanyetorero. Twiyamye incakura ziza kwanariza abanyamwuka ari abanyamubiri. Izo ncakura turaziyamye. Twiyamye incakura zihahira Nyabugogo zikanariza abahahira mu masupamaketi. Twiyamye izo ncakura. Twiyamye incakura ziza kwica ubukwe bw'abana bacu. Twiyamye incakura zidutangira ubuhamya tutazitumye. Twiyamye incakura zijya kuvuga ko tugoramye ibirenge. Twiyamye incakura zitusiga imiti kandi twakoze anniversaire. Twiyamye incakura zinywera icyayi mu rugo iwacu zikiyongereramo nido n'amasukari. Izi ncakura ziranadukonsoma we. Ziradukonsoma izi ncakura. Aposo ziradukonsoma kuko zitwigiraho inshuti ukajya ukoroga nido umuha ukagira ngo ni umuntu uri guha kandi uri guha incakura. Incakura ukayisiripuriza ugasiripuriza umuntu imyaka 35 ataragusiripuriza. Izi ncakura ziza kutwiba. Izi ni isiha. Izo siha bazikubita amahiri. Tuzikubisa umusaraba wa Kristo. Tuzikubisa umusaraba wa Kristo. Tuzimenaguye burundu. Turazimenaguye. Ndumva nshaka kuzihiga aho ziri hose. Kuzihiga aho ziri hose. Uzi ko incakura inakuzanira inkunga ariko ije kugucakura. Ije kugucakura. Uzi ko incakura kuri kugurira igitenge yarabuze uko igera iwawe akitwaza ikintu kugira ngo agere iwawe no haje gucakura. Uzi ko incakura iperereza n'ikigo umwana wawe yigaho akaza kumwisurisha ataramubyaye. Turamenagura imigambi y'incakura. Dukubise hasi imigambi y'incakura muri uyu mwaka. Muri uyu mwaka hari ikintu nashaka. Hari umutwe w'abadayimoni nshaka kurwanyiriza aha. Hari ibitero nshaka kurwanyiriza aha by'abagore bigize incakura kandi zizi gutera haleluya nyinshi. Washiramo ngo akawakabonye akawukata kukurusha ariko ari incakura. Izi ncakura zizi amasaha dusinzirira zikatwiba abana. Izi ncakura turazimenaguye. Tuziteye mu birindiro. Tuziteye muri quartier. Tuziteye aho ziryama. Tuziteye aho zicara. Turazimenaguye. Sina rya Yesu. Uzi ko incakura igusaba kubera umwana wawe marene atari muwe z'ubumarene ahubwo ashaka kumushyikira kugira ngo azabyare bigoranye. Yego izi ncakura zivuga ko zikuzi kera. Jewe ndahagarara ku gatuti nkabwiriza umuntu nzi kera akajya kuvuga amakuru yuko nahinjya. Wowe urantangira ubuhamya hari mikrofone urafata. Ngwewe ngo muza rwaye amagambo ariko Imana ikura kure. Ngo mumumbaza jya umuzi kera ibya kera ubizanye ute ko byashize. Bya kera urabizana ute. Bya kera urabizana ute. Mwikwituzanaho ibya kera. Mwituzanaho ibya kera. Ibintu byakoze kuvuga ngo uyu mukobwa ngo usabye ngo umukobwa ngo koye ngo agifite imyaka 13 4 5 ngo baramusambanyaga. Nimba baramusambanyije baramaze ariko yarakijijwe. Wizana ibya kera. Wizana ibya kera. Wizana ibya kera. Nibe nawe arabyemera akabicira bugufi. Ibi byose ni ingaruka z'incakura. Incakura ikuzanira amakanzu ya mariniyeri bazi icyo bakoze. Incakura igutagera muri saro igahangana n'umusatsi wawe. Kandi turi muri aya mavuta twikoreye deliverance. Ibintu bakoze ku mubiri wawe turabigigijeyo turashwanyuje. Urumva neza imisatsi bajyanye turayibarekeye. Ibyo bazajya bakora bijya bibakoraho turabibarekeye. Imyenda yawe bajyanye turayibarekeye. Twitandukanije nayo. Ibyo bazajya bakora bijya bibasubirana. Tera haleluya y'ubutsinzi. Tugeze mu masaha yo kwikorera deliverance mu buryo bw'akanwa. Dufite ingorane promotion yanjye y'uburyo ababyeyi bacu bajyaga kuraguza tutabatumye. Ntabyo twabatumye.
ariko byita ugendaho. Baduhekenyesheje amasaka bayashyira abapfumu, n'izi saha aho ari ntituhazi, bihora byishyuza, bihora bikurikirana. Urumva neza imyuka yo kwa Nyagakecuru mu bisi bya Huye ikitugendaho, imyuka yo kwa Nyabingi aho ngaho mu bisi bya Huye, ibyo byose bihora bigenda ku bantu b'Imana. Ukajya kubona ukabona haje ibintu ku mwana wawe bisa n'ibyo kwa sokuru, ukabona ngo igitabu, ukibuka ko iwanyu habaga inkono z'itabi, ukabona umwana wawe akongeje urumogi, akongeje isigara, nta vitamine rufite, nta muganga urumwandikiye. Ibi ni ibicaniro, ntabwo dufite umwanya wo kubiterekera, twarakijijwe. Ariko ibintu byose bakoze bari imbere y'umupfumu, bari imbere y'imbehe, ibyo byose bihora bikurekarama. Ibyo bicaniro turamenaguye, dushizeho tawa, dushizeho tawa, dushizeho tawa, dushizeho tawa. 2025 ntibikadukurikirane, ntibikadukurikirane. Tera haleluya y'ubutsinzi. Kandi ikindi kizakubwira incakura ziririza, we ziririza nta marira ahari. Mubona ibirira by'incakura ukuntu bita bigera aha, ibirira ari amarira y'incakura ava he we? Ariko muri n'abakomediye muragakizwa. Cakura zigira amarira ziririza, ukabona umuntu mu gitondo cya karate kamera yo kurira we, hakaza kurira, hakaza kurira. Se uri arigurizwa n'iki? Uri habaye iki? Habaye iki? Se mana yanjye, uzi kubona umugore aburana avuga ngo umuzima niwe wanjye, arira ibirira bigera aha. Ati umuzima niwe wanjye, ati alhamdulillah umuzima niwe wanjye. Ati undi ati nyamara umuzima niwe wanjye, nuko nagize agatotsi kakanyiba, ariko mfite akamenyetso nakwereka kagaragaza ko umwana ari uwanjye. Undi ati reka umuzima n'uwo wanjye. Ncakura kandi nizo zijya kurekarama mbere, nizo zirekarama mbere. Salomo ahageze asanga amarira ni menshi, amarira y'umuntu utari incakura n'ay'incakura ni menshi. Ese mana yanjye ibintu se abapotre mudafite umwuka wera ugira ngo mwasoshobora ibi bintu. Uzi umugabo uza kwiriza mu birasize umugore, ati umugore aransuzugura aramenyera kandi amuca inyuma we. Naho umugore yamugira ibanga kumwe dushiriramo, bwa butwari bw'umugore ushiriramo ngo numvise mama avuga ngo niko zubakwa, reka ndeke kwishyira hanze tubyaranye gatatu, ugasanga urwaye hypertension cyangwa ipo, muhora ku binini, naho ni ibintu mushiriramo mugenda kandi ibi nabyo turabihaze, nta mpamvu yo kugenda ushiriramo. No, mu izina rya Yesu Imana ibahindura abagabo, ibahindure ntimugashiriremo, ibahindure, ibahindure mu rwego bazajya bakorera n'amafaranga bakamenya n'ubwenge bayabahaye. Ubundi kubera icyo utarya umushahara w'umugabo ugomba kuhekenya. Akajya yiroturuva yaguhaye, ariko rero n'impamvu atayaguhaga ni ya mitekerereze iciriritse mwari mufite. Bwa mbere araguhaye abona mu kwezi kumwe utangiye kumusaba 2, 5 muri saro, inzara saa 6 ugahindura, fresher buri munota, kubera ya mitekerereze. Basi guhera uyu munsi yo mitekerereze ubwo tuyikosoye, Imana nibasanga aho bari bajye bayaduha tuyarye, tuyarye tuyajere, baduhe ku mafaranga. Umushahara w'umugabo uraryoha. Si umugabo yukwema inota akakubwira ati sweetie akira yekonomize. Imitekerereze yanyu yekonomize mu rwego muzajya mubatungura bakabona muguze za parcelle. Kandi apotre aze kudusengera, aze kudusabira umugisha mu rwego twubaka amakadastere. Ntabwo dushaka kujya dutunguza abagabo bacu indabyo, turashaka kujya tubatunguza imfunguzo z'inzu nk'ibiro 5 by'imfunguzo. Ubidusabire, ubidusabire ku Mana, Imana irakumva ndabizi. Ku munsi wa anniversaire ukafunga igiseke kirimo imfunguzo, imfunguzo z'ibiro 5 n'etaje nicyo bivuze. Kandi ikindi, iyi katedrali igiye kubakwa, turashaka ko buri mugore n'umukobwa tuzajya tuba dufite imodoka mu rwego mudushirira station hafi aho ngaho, katedrali station hafi aho ngaho, hafi aho, hafi aho station hafi aho. Kumva neza niko gahunda zimeze, niko gahunda zimeze. Haleluya!
ndumva nshaka mu kanya kwakira umubyeyi akadusabira ibi bintu. Ndamuzi, genda muzi, iyo avuze ndamuzi, nzi icyo amata yaraye akoze. Mu buzima nibwo bwa mbere nanyweye amata ndanayamara, ubundi sinjya nywa inshyushyu, ariko nayinywe ndayimara. Nagize si ikihe kibazo, nasinziriye neza, naguwe neza, ndazi imbaraga ziri muri wowe. Mu kanya uraje ubitwakire. Turashaka kuba abagore batari inzunguzwa rimwe. Turashaka kuba abagore batari inzunguzwa rimwe, abagore bisobanukiwe. Urumva, abagore bazi gukorera amafaranga bakayagwiza, bazi kujya kugura ibibanza apana ibyahari inyuma y'ishyamba mu mujyi katikati. Yesu yavuze ko tuzamutegerereza mu murwa. Urumva neza, turashaka kuba abagore bakize ku buryo nunarwara agaheri kangana gutya uhita utega indege ukajya kukivuriza mu Buhinde. Ku buryo by'uko uti ndumva ashaka kota izuba ryo muri Qatar nkumva uko rimeze, ukajya kota akazuba muri Qatar. Ndasoje pe. Ibi bintu Imana irabishoboye. Ibintu birashoboka. Cye nageze aho izuba rirengera ndugu yangu. Cye uvuka hepfo yo. Banjyanye aho izuba rirengera. Urumva aho bafungiye Mandela. Ndagenda ndahagera bati tukujyanya aho izuba rirengera. Izuba rigwamo ndeba nanjye ndaribwira ntumva wazuba urarenze. Ariko urengane n'ibicaniro bingendaho. Urengane n'incakura zingendaho. Urengane n'akajagari kangendaho. Urengane n'abateka mitwe bahora baza kuntekaho imitwe. Mu izina rya Yesu ndafashijwe. Reka kubera gukunda igihe, reka ndekeraho aposo. Reka ndekeraho kubera gukunda igihe. Aposo ngwino twakira ibi bintu pe, ngwino turundeho ibi bintu. Turundeho ibi bintu, nukeneye kugira taye nziza tega ikibunigeho. Ukeneye kugira mu nda zero yisonjeshe bite bigendanira ko. Ukeneye kwaka hite yaka busajya murabona ntaka. Donc udusabira ibintu bifatika, mbega udusabira amazu, ibifaranga bijojobe, duterwa n'imvura y'amafaranga, duterwa n'icyorezo cy'amafaranga. Urumva uyadusabire turayabana, turabizi. Turabizi neza. Bamwe mu gitondo turajya gufunguza konte z'amadolari, twagiraga iz'amayero. Ngwino bidusabire mama, ngwino bidusabire. Ni waha indogobe zagize gute? Zagize gute indogobe? Ukambabwira indogobe zarabonetse, amata n'ubuki byatugezeho. Muzi ikintu kigiye kuba, ni incakura usenyeye aha. Kubera ko tubona umugisha, ariko incakura zikaza mu mugisha. Siko bimeze bene data. Naho indogobe zagize gute? Murabyizeye? Ahubwo ikintu cyitwa gusenya imigambi y'iki? Bene data, yego nicyo kintu mama Lionel. Incakura izi ikakunyaga umwana wawe, ikaza ikakwiba buri munsi, ikagenda ikuraho amagarama. Ariko incakura nta n'isoni zigira, sibyo? Uzwi incakura zidatinya, zikaba zakubona kuri pulpit hano, sibyo? Imana iri kukuzamurira aha, iri kugusigira hano, ikaguhamagara, igatinyuka guhamagara ngo mama Lionel ngo nawe wageze, none se ubundi wewe wakamuzamuye, reka zamukira hagomba. Ariko mwavuze amina, ariko mwaretse tukavuga ngo incakura. Mama Lionel, reka dukubite umwuka w'incakura. Turawumenaguye, turawusenye, turawuranduye, turawutejeje agaciro. Jewe ndabona nka kuriya igira imeneka vuba byoroshye. Niko Imana isenya umugambi w'incakura.